Birumvikana ku mugabane w'Uburayi nta kindi kiri kuvugwa usibye Arsenal no Samplusa yamaze kwemeza ko Ben White rwose ari umusore wayo imutanzeho akayabo ka miliyoni 50 za amayero. Urabona rwose ko uyu musore mu gashati keza kaga t-shirt Arsenal zaba yambaye nayo yamaze kuba ikajyamo mu gihe Manchester City yavuze ati ayo mafaranga niyo y'amaduha ya Aston Villa nimuyanga muyihorere miliyoni 100 kuri Jack Grealish. Ati zini muzanga ati rwose mugende mushakirana ariko ndamya ka amafaranga Villa idashobora kuyirengagiza. Ino nkuru y'uwo bita trip ya Sena Kamavinga muri Man U Anastar ikintu urabona ibi bintu birashoboka cyane urumva Keron trip ya dukurikije uburyo uyu mugabo tumuzi ndetse na Eduardo Kamavinga birashoboka cyane bigendanye nuko Manchester nayo iheruka igikombe kera mwaka byaramo iheruka igikombe si ikipe ifite igikombe byinshi harya 20 kugeza ubu Manchester ni ifite byinshi aho Liverpool aho urikiraho Arsenal 13 Liverpool iraca kuri Man U 13 Niki ibigero kacere imyaka 40 inga kacera se si heruka igikombe 2 kane yase zidatsinzwe ikipe ya Eric ni hata de cops iraca kuri Man iratwara muka ejo bundi zatwara igikombe urashaka kuneza abantu abantu ngo bora yahita kurangiza hanyuma Ibrahimovic yatumwe ngo tumurebere muri Chelsea nuko yakomanze yongeye gukomanga hari Munich iravuga ati Lewandowski muramuduha ariko nubu ikipe ya Bayern Munich yabayibamba nta kirasubiza ni mugiheruka ko bamaze navuga bamaze kuba bayihakanira. Noneho indi dossier ikomeye mu hari kwa Chelsea ni kwa yagiye kwa Haaland nayo iriyo rwose iri kuvuga ati uyu musore amakipe menshi akomeje kwifuza ati mwamuduha ariko Chelsea ndi kubona rwose ibinyamakuru bigiye bitandukanye bimo biravuga ati Chelsea ani ukomanga kubataka hanyuma mwaraburuta ni hatari ariko Madrid nayinje muri Operation Mbappe iyi yavuzwe kenshi mbibona rwose ariko bishobora kurangira bigeze ku mwisho niramuka bigenza neza Mbappe akagenda yakomeje kwanga kongera amasezerano mu ikipe ya PSG nago yakunda sinzi impamvu kuko Mbappe nawe ameze nka Blaise twavugaga mu kanya rwose nawe nekezo ze zaragiye rwose nagashaka kuguma muri ya kipe y'abanyagomba n'ibintu yabigoye cyane kumva ngo umuntu ngo Neymar arusha Mbappe umushahara none zo burari Neymar na Mbappe avuga ko ari ndukora cyane cyangwa arinde wigaragaza cyane kandi urumva niba uyu mugabo Paris Saint-Germain yamuhaga miliyoni 150 no Paris Saint-Germain gushaka miliyoni 150 kuri Mbappe ariko Madrid na Perez twabonye hariya yaze guhumukinya ubuse Madrid yugira ngo niyamaze gusubira hasi ese ubu kangaho daheruka champion ziri ikinyamakuru bita Calciomercato kuvuga ngo Jerome Boateng ngo kubwe ngo marifuza kujya mu ikipe ya Manchester United Varane bamaze ku myaka 30 nibiriye no bikaba agashya muri Man U hari umutima wa defense ariko nzemeze ko Man U yabigize defense ikomeye Boateng burangiye ndamwemera Boateng ari kumwe na Magui na Varane ari kumwe na Lindo n'ubu ngubu uzabyibona turi kumwe singihano imbere nubwo nta kintu kirajya Rokenze singibana imbere yacu ariko ndakubwiye defense y'umuntu bita Varane na Magui uzayimbwira dore nago mbikubwiye ariko uzabuyimbwira none hiyongeyemo yo Jerome Boateng twibone igihe Messi yamucenga ubundi bahise babishyira no muri ariko se Messi hari uwatacenga so yavuga ngo Boateng yabaye muswe imbere ya Messi nese Boateng yabaga ari umutima wa defense muri Bayern Simatse Hamazi wano muri Araba urundi agenda Joshua Kimmich cyangwa Ramu agise Matse Hamazi yabaga ameze muri musi yabaga zamura ari mu birere hanyuma ndi makuru ari mavugwa ara ku mugabane w'Uburayi mu ikipe ya Barcelona ngo yamaze kuba
ivugurura amasezerano n'umuterankunga kugeza 2004 bamwita Alliance basinyanye rwose amasezerano bayongere kugeza 2024 mu gihe muri no equipe kandi wo bita Antoine Griezmann ngo barimo barapropose swap deal ayo kwimprovinga uyu Griezmann n'umudefense uyu ni ndereka mbanze ndebe neza mureba rwose nako uwo bita Steve Bruce ni umutoza w'ikipe ya Newcastle rwose nyuma yaje ubundi umukino wa gishuti bitwaye neza bagatsinda agakipe bita Barton yatangaje ko ubu ngubu rwose agiye kugura naho ngagiye gushaka umuba w'abakinnyi muri Newcastle ngagiye kumanukana abakinnyi isindwe rwose niko yijeje abakunzi b'ikipe ya Newcastle bakunda kwita harya i Newcastle bayita oya ni Sandra nangiye kwitera na Sandra ni kuri gakabyino ka sondererane ino nkuru ya Griezmann yavugwaga ngo Barcelona irashaka kumukoresha muri swap deal n'umudefense w'ikipe ya Manchester United bamwita Victor Lindelof ari nako Pogba ariko Pogba kuki inkuru nyibonye hano ha gatatu Pogba aragipesije ariko nibyo Pogba n'ubundi byaragaragaye na mbere hose ko yanze rwose ubona nawe byaturubuye muri Manchester United ni nk'aba babureze nyine twahoze tuvuga ubona nawe rwose nta conscience nta mutima nta mafite wo kuba yakina ikipe ya Manchester United niba n'umu agent ashobora kuvuga ati mwamurekuye akagenda Manchester United igahatiriza ntusi umukinnyi azaguha umusaruro ate wa mugana atifuza kuba ikipe yawe yumva imaze kuyihaga abwatanga umusaruro rwose babantu batubazaga amakuru ya Chelsea indi muri za musaka kanya nuko bita Jules Kunde akina umutima defense mu ikipe ya Sevilla urumva hagati rwose urabona n'umusore ufite ya misatsi y'aba David Luiz Chelsea ibiganiro ubucece biri ku musozo rwose kamuzana umutima defense ubwo yaba aje kumusimbura mwiza umukinnyi bita Thiago Silva ngo we na Zuma sinzi nako byazakuna n'abasore bose bakiri bato bahubuka ariko uko bagenda bamenyana mu myaka iri imbere bashaka kuzakora defense nziza ariko nibirarangira kuba uyu musore imyaka 22 rwose ya movinga hari Stamford Bridge ariko birumvikana n'ibiganiro bigikomeje cyane hanyuma mu ikipe ya Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza aba bagabo benshi barimo baratekereza uburyo ngo squad yabo ya 2021 na 2022 yabiteye muri championnat y'igihugu cy'Ubwongereza ariko bigendanye nuko iyi kipe ifite abamwe mu bakinnyi benshi bakomakomeye amahitamo yabaye asa naho yanga kuko nko mwizamu nk'ibisanzwe ni Edouard Mendy niwe muntu bashaka kuvuga ngo ushobora kuba ari muri squad ibihe byose mu defense akagira Benny manze ndebe neza cyane rwose The Blues Chelsea Prito avugaga ngo Man City ni The Blues Chelsea mumbabarire ma defense bakagira Ben Chilwell sibyo bakagira Tariq Lamptey ndetse na Andrew Robertson ese Lamptey yamaze kugira yavuye muri Brighton cyane rwose kuko yatanzweho miliyoni enye n'ibihumbi 500 by'amapaundi Prito miliyoni 2 z'amapaundi Brighton ko bayishe noneho mediateur akaza Kevin De Bruyne De Bruyne ariko ni wa Man City buretse De Bruyne wa Man City noneho hariya ni uburyo squad ya Chelsea bari gupanga izabihagaze De Bruyne ari bahereye ku muzamu bagarukira kuri defense noneho muri Man City ho bari kuvuga bati aba mediateur bancu bibihe byose badashobora gukorwaho muri sezo yose De Bruyne ariko nawe ari gucanga abantu muravuga ikipe y'ibihe byose ya Chelsea bari uduhereye ku muzamu ndetse ni la defense Edouard Mendy nibo bakubwira bati abangaba nibo bantu badashobora kuba shanjoma sezo yose bita Edouard Mendy hakaza Cesar Azpilicueta Thiago Silva ndetse nandi na Kat Zuma sibo ba defenseurs none se ba defense ba Chelsea aba no ku ruhande rw'uburyo abangaba ni nurumva abo nibo badahinduka ndekada abona kubwiye bigendanye n'amafaranga baguzwe bakareba ngo ese abangaba nk'abakinnyi twaguze dushaka ko batanga umusaruro twabaha umwanya uhoraho
ni ikibazo bari kwibaza nicyo bibaza baribaza se Edouard Mendy yahora mu izamu yahoramo ariko ngiye ku bwanjye Mendy nkurikije uko namubonye yarigumamo wakuzana Kabarero yaragiye Prito ahubwo undi hakaza n'uwo bita Kepa Arrizabalaga reka Arrizabalaga we Zabalaga ni umuzamu mwiza ariko nanone nawe ni formation yimwe mubona ntavuze hanyuma muri Juventus mu expert wabo mu kugena ibiciro by'abakinnyi yagize ati bita ikipe ya Liverpool na Chelsea ziri gushaka umuntu bita Federico Chiesa twaramubonye muri rero ko yitwaye neza ariko Juventus iravuga ati kugira ngo ave hano ni miliyoni 100 batazibacase 100 urumva ugomba kuzibaca kuko rega abakinnyi aracyari na muntu imyaka 23 muri minsi rega nubwo uri kubona amakipe ari guca amafaranga nirengagize ibibazo amakipe afite niyo mpamvu iyo baguciye amafaranga nyine gusubiza biragorana bitushakira ahandi ari naho ikipe ya Manchester City yavuze ati aya mafaranga miliyoni 100 kandi aya mafaranga miliyoni 100 abantu bajya bayisobanukirwa batajya bagira ngo bahita bayatangira imbumbe rimwe amafaranga barimo muri close nini bari mfite close nk'ijana abarimo close nini abarimo za add-ons n'ibindi harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ayo mafaranga navuga ko adatangirwa rimwe ariyo mpamvu barayatanga bakavuga ati rero mu myaka ibiri nitwara gutyo ahubwo ugasanga ibyo bintu byose biragwa n'ubundi muri ayo mafaranga miliyoni 100 ariko utavuze ngo amafaranga aza kuba atangirwa arimwe hanyuma se Anastasie no nkuru ndi kubona muri Arsenal ngo Lautaro Martinez Lautaro urabona yaza muri Inter yamurikura iyi nkuru yaza imezamuka cyane kandi muri Arsenal nimbona iguze Ben White 50 nabyo abitekerezo kavuga ati Arsenal yavuzwe ko itarekura amafaranga ariko uyu mwaka nyuma yo kubora mu bikombe byose bishyirwa ku mugabane w'Uburayi ese irakora iki kuko ifite la cassette ifite Aubameyang bose barahari ariko Pepe yabaye flop byararangiye buri yararangiye izi transfer za Arsenal sharire nkurikije n'uburyo iyi kipe ibibabaza abayifana nawe urimo ntago njye mbica ku ruhande urumva none se niba bari kwifuza uyu Lautaro Martinez sibyo tumanza turebe ubundi abo bagabo bafite ikipe ya Arsenal bagamije kubaka ikipe itwara ibikombe koko cyangwa bagamije kubaka ya kipe y'ubucuruzi kuko urambwira ngo batangiye no kwinjira muri diro ya Ngolo Kante na Antonio Rudiger na Kai Havertz ese ukareba izo transfer ikipe ya Arsenal biri kuvuga n'ubuyobozi bwayo tuzi hari ababuyifite burongojwe na Edu ngo ushaka gukora surprise akayikorera yego Karawenke ushaka gukora surprise ngo agashimisha ngo abakunzi b'ikipe ya Arsenal yatangiye kuvuga ngo Tammy Abraham izo sinzozi biganazi barimo baratekereza ari nako uyu munsi babavandimwe baba bashaka zo bita Shya championnat ya Scotland yagarutse mukanya sasa 7:30 rwose yo bita Rangers aza kubiriwe niyo bita Livingstone mu gihe bita Dunde ikipe kibonka izi cyane iraza kuba iriyo bita St Mary iraza kuba ari ku isaa 9 mu gihe ikipe bita Lost Country saa 9 iraza kubikira niyo bita St Johnstones mu gihe Hati iza kubikira na Celtic iza kuba ari ku isaa 2 ubwo ufite agakaramu hafi yahegereza ngahita mubwira ati rigi hano mukanya saa 7 zuzuye uhita ufata ikipe bita Rangers yo bita half time full time ubwo nitsirwa azaza ajya musubiza yamusubiza tumanya gutereka umutungo kandi aje ukayakuba nka kabiri ubwo byaba saa 2 zuzuye nimugoroba ukaza rwose ukareba hano ikipe bita Celtic ariko yo urayigura iyo bita double chance yo kubera yasohotse ure double chance cyangwa uyigura iyo bita yes kwinjiza ubwo nyine ubwo nabaziye buri weekend ubwo mujye mumbaza nyine Shya deal champion zagarutse buri weekend ngiye kuza mba mfite impapuro nyinshi mbamba Shya deal kabisa ariko ari nta gihindutse mu nkuru mfite imbere yanjye ngaha kuri Sky Sport mfite rwose imbere yanjye hangaha Paul Pogba mu masaha make ashobora gusezera ku bamani bose yerekeza i Paris ko mfite imbere hangaha rwose in few hours
will be confirmed. Pogba rwose akaba yagira gutya akagenda. Shya amakuru Sky Sport ngo kiri kubitangaza cyane rwose kuko se mwamurebeye muri Man City. Muri Man City simubwiye ko yasizo bide yanyuma kuri Aston Villa. Mubwira ko miliyoni 100 nimba bazemera rwose baze bafata igifurumba kuko uriya mukiye buriya Manchester City we nagare babandi bajya bishyura mu bice we ayaguhera rimwe imbombe. Hanyuma abantu icyo bamenya nuko aka gapetsi gato gakiye ka Manchester United bakita Dishon Bernard kamaze kuba gasinyira ikipe ya Hull City kazayikinira sezo y'umwaka utaha. Yarazamutse haryo hari muri wabo oya ikipe yazamutse ni Brentford iyi ni Hull City. Watford yo ntiyagarutse haryo. Watford kanze ndebe neza ari nako nimbwa muri ya mikino Olympique amakipe Swanisi yanjye yaraswasesha urumva na star mu makipe y'abagore ari mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza no kuvuga ni mugoroba ikipe ya Canada itsinze Brazil kuri penalty babanganyije gusa kubusa yo bita Great Britain cyangwa abongereza mu mukino rangiye ibitego 2-2 umukino usanzwe mu minota nyongera Australia yagurukaga umukino naho urebaga yatsinze ibitego 4-3 mu badamu mu gihe Swede ariko igikombe turagitwara to yatsinze Ubuyapani ako ari no kutareba Swede ngurebe bakobwa nibo batumye uyifana sha Abasuide Ubuholandi naryamye imbere abanyamerika batsinze kuri penalty unugwa muri kimwe cya kabiri harimo Canada urumva hakamo Australia hakazamo Swede na Amerika. Igikombe kiri hagati ya Swede na Amerika. Nk'ikipe ya ufana rwose ya Anastasia afana abataliyani buri. Hari impamvu yo mu bagore abataliyani amaso y'ubururu. Oya abataliyani ni beza cyane. Noneho icyemezo cy'urukiko muri Espagne. Muzi ibyabaye kuri Super League. Hano hari inkuru ivuga iti could the Super League survive? Barcelona, Juventus and Real Madrid are insisting they are committed to developing European Super League after a court ruling in Spain today. Nkuko urukiko rwo muri Espagne rwabitangaje. Barcelona, Juventus, Real Madrid bemeje ko bagiye gushyira imbaraga mu irushanwa rya Super League. Aka amakipe ashaka kwigomeka. Aya makipe ashaka kwigomeka kandi ashobora kuzabwa ibintu bihambaye uko nabonye uriya muvandimwe uriya mutariyani ko barayifa uriya mutariyani sani safinde uriya burayifa nta mikino afite yaravuze ati uko amakipe y'Ubwongereza abonye ko yisavamo ariko amakipe y'Ubwongereza impamvu yanavuyemo Ubwongereza bamwita Alexander Seferi urumva amakipe y'Ubwongereza impamvu yisavamo iyo Abongereza bo bazi ko shampiyona yabo iba amafaranga bifuza none muri bya bihugu bya Espagne by'Ubutaliyani amakipe baragabana Real Madrid igashobora kuza ikagabana na za Sevilla kandi mu mafaranga make navuga aba yasigaye kuko uzarebe ira shampiyona kana ira mikino ibura bita BN Sport yerekana ira y'abanyakatari ari y'abanyamerika BN Sport ni y'abakatari ni y'abanyakatari ni ibirombe ira bari ibirombe byigende babanza gufata shampiyona y'Abongereza bakayiha za billion nako ubo bagize muri trillion bubarenze billion bagize mu material ubundi yasigaye bakagera bayagiza muri Serie A La Liga French League ariko Abongereza bamaze gufata yabo rero ari amakipe aravuga ati twe n'amazina tuba dufite bitewe naho tuba twifuza kugera aya mafaranga aracyari make niyo mpamvu bifuza gushyira imbaraga muri ya mikino ya navuga ira super ya wavugaga Super League ya Super League ari naho ariko bishobora kuzabagora ko amakipe y'Ubwongereza nagashobora kuza kuko abafana nibo bayangiye kandi Ubwongereza ko umupira ari umuco. Hano hari umuvandimwe mugenzi wacu anyuze kuri izi mikoro Rodrigue Muhire ati bonjour basora ati Ben White ni umukinnyi mwiza ariko ntabwo ari wo kubyimba defense ya Arsenal ati nubundi turaba abamunani next season nibaza na Rutaro dare na mujya mubwira nti ikipe izivye kukurwaza umutima nibaza na Rutaro Martinez Swanisi yanjye sha byaranze ariko na Ligue French League akuzi ko championnat za garusa na Star na championnat cyo cya kabiri yatangira rwose mu kanya saa 9 zuzuye none se uragira ngo
ku cyumweru nimba atari ku cyumweru nimba atari no munsi nimba ari ejo hariya ntihazaba coupe hariya mu Bufaransa yatwaye shampiyona ni yatwaye coupe d'Or nongere se mbabwire bongere bashyira udukaramu hafi mbaye igipimo kibwa kibonge ubwo barebe bagenda hari agakipe saa moya zuzuye genka ira cyane bita Valenciennes uyifate uyigure double chance iyi bita genka ntiyatarumva ko ntago ibintu byoroshye cyangwa umurebe nimba ntiyatari ibintu ntibatari reka aza ku murongo wa telefone warebye n'abantu batatu ubundi dusoza ikiganiro ibintu bimeze ibintu ntiyatari nkareba ko na ya nkuru kuri Diekona yagezeho y'imodoka rwose yaguye umuntu wa mbere yahageze dusoza yego nabasuje na demokarasi komera cyane mumeze mute turashima Allah subhanahu wa ta'ala amen noneho rero demokarasi kuri radiyo ya Bureze niba ashaka gukomeza kariyeri yiwe atagira ufunguzo cy'umuntu uko n'ubururu n'umweru abanza rebe najya kwicara ku ntebe inyungu bizamwungura akazaba nka bayanike bizimana yakaba yaguma muri iyo cyangwa akamanuka ku yindi kipe kugira ngo akunde undi mwaka azamuke umubone hanze nabwo gukora iradiyo twamaze kubona ku binyamakuru nubwo Rayon Sport mwakumye mubivuga uriya mu perezida wa Rayon Sport afite indi bwiro ya aferi yuko agomba gusesa amasezerano yo kuko aramutse amutanze muri Rayon Sport bamutera amabuye ko Kiyovu ngo yamweretse idolari ariko bandike gaseza amasezerano ko za miliyoni 30 bakazitanga ari amapaundi ya Kiyovu sara yarata naga ya Kiyovu azaca muri Kiyovu atizwe muri APR ese nago kujya muri Kiyovu arashaka kugira ngo ace muri Kiyovu amere nk'izanyo muri APR ko wagira ngo waciye kuri Diekona ibyo urabizi wabivuye umuzingo demokarasi Diekona wayisubira kuri Diekona sasa nibareke icyiciro cya kabiri kidagure bakimwe umenye ngo hazamutse inini bitarinze kuza ngo izi nizi zaramanutse ngo nizizamuke murakoze cyane nibareke bakine tugerageza amahirwe turebe murakoze hari ya mikino yawe se ujye utunyuriramo ukadukubitamo hirya no hino za Formula 1 ibiki byango raranga rose ibintu nk'ibyo za Formula 1 no kuvuga ariko nyine tumabwira no ko muri aka kanya ari kuba n'imikino igiye itandukanye muri Olympique hari kuba abatanyije imyaka 23 nabo rwose bari gukira nyuma yaho urumva bakuru babo nababwiraga ko ku munsi w'ejo amakipe azagira mu mikino ya kimwe cya kangahe yamaze kumenyekana ariko icyo nambabwiye aka kanya nuko imikino iri kuba Espagne bayita Ivory Coast Côte d'Ivoire yamaze kuba ikubita Espagne ibitego 2-1 hariya muri Olympique bari mu minota y'inyongera naho ikipe y'Ubuyapani na New Zealand bagize ku munota igice cyambe cyangiye no busa kubusa mu gihe Brazil na Misiri ni mu kanya rwose naho ku isasita baraza kwa rwambikanye Korea y'Epfo iraza kurikirana Mexique ikintu twakishimira ni hano mu batangije imyaka 23 no kwari muri kimwe cya kane hasigayemo amakipe abiri yo ku mugabane wa Afrika Côte d'Ivoire ubutayariyo iri mu mikino ya kimwe cya kabiri bayobowe n'uwo bita Max Aregrader ndetse na Eric Bailly bameze neza cyane Francis ariko nusaramanuye Côte d'Ivoire irashaka uyu mudari kabisa irawushaka allo mwaramutse ibihe byiza umeze ute Anastaze na Eric komera nirukira ni munyabugingo Nyaruvumu muramba warira kubera ko mukanya sinahoranye namwe kubera utuntu duto nari mugiyemo ariko rero nk'abantu b'abasportifu muri Mukura byaba bimeze bite hanyuma hanze mu Bwongereza muri Chelsea byaba byifashe bite murakoze muri Mukura se muri Mukura share nakubwire muri Chelsea Shya mukanyo narindi kuyabaho umusubizo sirimba wumva ngo bwiro bita Jules Kunde gose mu masaha make ashobora kurangiza n'ikipe ya Chelsea mu gihe kwa Haaland wo biri kwanga muri Mukura ibyo yamenya
nuko ejo bundi navuganye na MD akambwira ko MD ya equipe nyina arambwira ngo gahunda yo kugurayo ntago baratangira kuyitekereza baracyabanza gusettinga ibyabo babanje gutangaza abatoza bazabana nabo muri sezitaha none ibijyanye n'abakinnyi nabyo niyo bagiye kwinjiramo dore noneho nuko bamaze no kumenya ko abanyamahanga bagiye kuba batanu ubwo rero reka dutegereze ubwo kuwa mbere nzamubariza nzamuzanira amakuru yuzuye. Hanyuma muri Formula 1 muri Hungarian Grand Prix second abantu cyo bamenya nuko uwo bita Valtteri Bottas uyu no waje kuba uwa mbere asize Lewis Hamilton kuko yaje kuba musiga rwose ng'amasegonda 27 mu gihe uwo bita Verstappen yaje kuba uwa gatatu we bamusize hafi ibinyejana 298 cyane. Hanyuma ku mwanya uwo bita Esteban Ocon wa Alpine uyaje kuba uwa kane mu gihe uwa gatanu yabaye Sergio Perez wa Red Bull. Nuko bimeze muri Formula 1 rwose muri ishanwa rya Hungarian Grand Prix second. Hanyuma wo bita Samuel Gatonda agira ati bimwe yavugaga bya Jack Grealish yagira ati tugunguru tubiri twahita tumuzana. Egaraze mbibona rwose. Reka nsuhuza umukobwa bita Sifa hari ikirehe. Sifa rwose ndamusuje cyane uramuzi eri ni igitonori mukweretse wahita uteguka gikire. Suzo bitare wonse nyiri Imana baraziranye ariyo ariko baraziranye na Sifa ari nako dusuhuza uwo bita Solange hariya umwe ufitanye inzigo na Anastase Solange se wundi wayanze kumubwira oya hariya za Rwamagana umwe bajyanaga kuvoma hari ariko yarujya Rwamagana na Star zitambikira ahantu bita mu Central rwose inzige se burangira gurutya nkagenda nkagarukira nko kwa Karanga Robert yarambwiye ati tuzajyana rwose bitewe n'umuntu nyize kumwereka arambwiye ati rero Eric nugira iyo gahunda uzambwire rwose ngo werekeze wakubwirira Jane sakagira akakugirayo Jane hari Rwamagana Jane wa mwiza se akamutumayo rwose ukamuha ubwo butumwa akabukugerezayo ubutumwa agomba kubugezayo vuba kuko ni wamenya reka twace no muntu wanyuma ubundi natwe tugane ku musozo. Allo yego mwaramutse aramutse neza msurizana na Stars komera cyane bakina he Jean Claude w'Umunyaka uzibitama afite yaratamiye rero njya no kubanza kubashimira by'umwihariko ku makuru mwagiye mutugezaho bose hano Munyaga twari tubakurikiye cyane buriya rwose ku musanzu wanyu tuba tubateze amatwi kabisa. Etoile d'Oreste se bumvise imigabo n'imigambi ko bagomba kuzamuka biramutse bakinnye cyambere inakwi cya kabiri urumva ibintu uri kubaza bakina he kandi afana Rwamagana City buriya tuzite buri ikintu cya mbere buri abafana iyo bashyigikiye ikipe ntabwo byabuzwa kutagira ibiki kutazamuka sawa sawa bakina he Charles tugana ku musozo uyu munya Nigeria bamwita Blessing Okobala Blessing ejo bundi muri semi final urumva yari yanikiriye abantu rwose arabasiga asiga n'umwongeza bita yasize umuyaga muri metero 100 ariko akanama bita integrity unity yo bita IU hariya muri hariya kari kubera hariya rwose gapima buri muntu wese umunsi bareba nimba koromozome zirenze bareba nimba nta kintu akoresha umukobwa ubu akakanya amaze gusezererwa mu irushanwa batitaye ko arafite demi final basanze yakoresha ba testing yo bita drugs basanga ari abagita ni testosterone zirenze zazamutse yo bita basanze ngo yo bita ariko izi ngizi buranye neza ni Fred Ntunga yego Fred Ntunga muri Rwamagana ukuri turabashimiye mwakoze cyane yego mundongurikire kuri Haaland na Chelsea aho bigeze n'ukuri mugende birimo biranga Haaland na Chelsea bari gukubita amapoto gusa mundebere ko amahirwe afite yo kuza muri Chelsea kwangana barimo barashota amahirwe ashoboka naho bita Kunde
Jire Kunde naho ubundi kuri Breze ntago igibura imana niyo yagenda izindi zaza naho kajya kiburira mureka ajye kwigerageza amahirwe ajye nawe ajye gukoza ifi ku ntuza ngiye kumena abanyamahanga uko benshi zimeze sawa turagushimiye hanyuma Eric na Anastase munyemerere dusoreza amakuru no munsi twisanzuye transfert ziburayi twazi ariko wende muvandimwe tubaje kuri Haaland Chelsea simbona yemeye gutanga 150 million izo ngizo umuherwe yarasishyizeho ariko Dortmund iravuga ngo ntabwo kuko batangaga miliyoni 130 ariko rwose Roman Abramovich will try to rule to Norwegian to Chelsea kuri zo miliyoni ariko amafaranga muri gihe nago Dortmund yahere ni nkari yabahaye nuza ari Aston Villa yakiri ubusa Aston Villa kanga miliyoni 100 ikayiriri no tugunguru tubiri wa mugari twa Samu reka mureke dusoreze hano ndabona amasa